The score is 10 over 10, 10 over 10. Radio 10. Simply wonderful. Mwiriwe neza ndabasuje mbifurije ibihe byiza mwe muri kumwe natwe muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye tugiye kurebera hamwe ingamba zihari mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina n'ikiganiro cyihariye ikiganiro cya Réseau des Femmes ari nayo yagiteguye uyu ukaba ari umuryango utari uwa leta turaza gusobanukirwa byinshi birambuye kuri uyu muryango Réseau des Femmes ariko kandi turaza no kumenya byinshi byimbitse kuri iyi ngingo tugiye kugarukaho ijyanye n'ingamba zihari mu rwego rwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 2025 ariko ndanabibutsa ko ku itariki guhera ku itariki 25 z'ukwezi gushize kwa 11 kugeza ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 12 twari mu minsi iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Birumvikana ko muri iyo minsi irenga hafi by'umweru bibiri hari ibikorwa byinshi bitandukanye bikorwa mu rwego rwo kongera kwisuzuma kureba ngo mu myaka itambutse twavuye he mu rugendo rwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu munsi se duhagaze gute ndetse no kumenya ibyo duteganya mu rwego tuba twiha cyangwa se intego tuba twihaye zigamije kurandura burundu ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu munsi rero duhagaze dute ahubwo se twari bwasobanukirwe iri hohotera rishingiye ku gitsina? Nitwinjira mu kiganiro kirambuye turaza gusanga hari ibyo tutazi nanjye ubwanjye nari ndimo mbaza mu kanya nkopera kugira ngo ntaza kurya iminwa imbere yanyu ubwo ndiwe ninjiye mu kiganiro ariko kandi turanibaza turabyumva neza ku buryo turi ku rwego rwo kuba twarirwanya iri hohotera rishingiye ku gitsina cyangwa ahubwo turacyanarwana no kuryumva ibihindukira bikaba n'imbogamizi mu kurwanya iri hohotera rishingiye ku gitsina. Ni muri urwo rwego ntari jyenyine kuko nta nubwo mbizi cyane ahubwo ndi kumwe n'abatumirwa baturutse muri Réseau des Femmes banateguye iki kiganiro. Turi kumwe na Bazarama Marie Michel ni umukozi ushinzwe imibereho myiza muri Réseau des Femmes. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego mwiriwe mute? Twiriwe neza. Yego nizere ko muri amahoro. Turi amahoro. Nizere ko nabari kutwumva nabo bari amahoro. Yego nabo bameze neza ndabyizeye. Batangiye no guhamagara batwereka yuko turi kumwe mu kanya turaza kubakira kuri telefone. Turi buze kubaha nimero, turi buze kubanaho muri iki kiganiro. Ntabwo turi buze kuba turi twenyine ariko turaza kuba turi kumwe na Dr. Charles Wihoreye uyu azobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. N'abantu nubaha cyane. Ni umuntu ushobora kukureba akavuga ati uyu muntu ndabona akeneye iki, wowe utaruzi yuko unakeneye icyo kintu akavuga ati uyu muntu nkurikije imyitwarire afite muri kano kanya akeneye kuganirizwa n'urugero, wowe utaruzi yuko icyo kibazo gihari. Ariko kandi uyu nguyu ushatse Wihoreye ni no mukozi muri Réseau des Femmes nawe turaza kuba turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Mujye kubana nitwa Asmani Twahirwa. Mbahaye ikaze ari mwebwe batumirwa mu kiganiro ariko kandi n'abadukurikiye ku mirongo yacu itandukanye yaba 87.6 FM Stereo yaba 93.6 cyangwa se na 99.0 FM Stereo aho uri mutwumvira hose waba uri mutwumva unyuze kuri @radio TV @rwa cyangwa se na application ya Tune In. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Muraza kukigiramo uruhare byaba ibitekerezo byanyu cyangwa se nibibazo bitewe n'ingingo turi bube tuganiraho. Muraza kunyura kuri telefone kuri 0788 niyo telefone turi buze kubanaho muri kino kiganiro. Michel, mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina nyemerera ubanze dusobanurire Réseau des Femmes ni iki, no muryango uteye ute, ukora iki mu by'ukuri, intego zawo nizihe? Yego murakoze cyane. Twishimiye kuba hano nka Réseau des Femmes. Réseau des Femmes ubundi ni mu mpine ariko ubundi mu magambo arambuye ni Réseau des Femmes œuvrant pour le développement rural. Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ko ni isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro. Yego. No umuryango rero utari uwa leta ukorera mu gihugu cyose. Uri hafi kuzuza imyaka 40. Wavutse mu 1986.
intego yawo nyamukuru rero n'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda cyangwa n'umuryango nyarwanda utari uwa leta wavukiye mu Rwanda ni imwe mu miryango iharanira inyungu z'abagore by'umwihariko mu cyaro yego wavutse ni umwe mu miryango ya mbere yavutse kera rwose tugiye kuzuza imyaka 40 ubwo rero uharanira iterambere mu ntego zawo zibanze yego no kwigisha ndetse no guha ubushobozi abagore mu rwego rw'iterambere mu rwego rw'ubukungu rw'imibereho myiza mu rwego rw'imiyoborere tuganisha ku iterambere rirambye ryaba ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange yego yego tukiri aho ngaho nyemerera umvungurireho gato muri iyi myaka 40 mumaze uburyo mukorana n'aba bagore by'umwihariko abo mu cyaro ese mubageraho mute mubegera mute mubashikira mute ese mukorana n'inzego z'ibanze cyangwa mwebwe ubwanyu mufite uburyo muhura nabo bigenda bite murakoze cyane nkuko natangiye mbivuga nuko umuryango ukorera mu gihugu hose mu kubukorera mu gihugu hose rero mu ntara zose ufite abanyamuryango ariko ibikorwa byawo nkuko ari umuryango utari uwa leta bishingira ku mishinga ikorwa na Réseau des Femmes ahatandukanye ubwo rero duhura nabo binyuze mu mikoranire yaba n'inzego za leta ubuyobozi bwite bwa leta inzego z'ibanze n'indi miryango ya société civile turafatanya tukagera no kubafatanya bikorwa ntabwo bakiri abagenerwa bikorwa nkuko mubizi nabafatanya bikorwa mu nkingi zitandukanye dukorera mu nkingi zitandukanye arizo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye yego uraza kwegera mikoro kugira ngo nkumve neza yego habamo kandi no kurwanya imirimo idahemberwa ikoreshwa abagore n'abakobwa kujyanye no kwita ku bidukikije ariko by'umwihariko nkuko muri iki kiganiro twajemo hari umushinga wo ku buzima bw'imyororokere Réseau des Femmes ikora ifatanyijemo n'umuryango Lami wo muri Canada uyu mushinga rero by'umwihariko niwo wiganjemo ibi bikorwa byo kuhangana no kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina muri uyu mushinga harimo utanga serivisi zitandukanye mbere na mbere buriya aho kugira ngo uhure n'ikibazo ahubwo urakirinda tugerageza gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina mu kurikumira rero habaho kugira ngo dutange ubukangurambaga yego uyu mushinga ukorera mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo ko ari 15 tukaba dufitemo abakangurambaga burungano yego aribo bagenda batanga ubutumwa cyangwa se batanga inyigisho ku bijyanye n'uburyo bakwirinda iri hohotera kugira ngo ritabaho ndetse noneho kubo ryagezeho uyu mushinga waragutse ugera kure utanga serivisi z'ubuvuzi ku buzima bw'imyororokere muri izo serivisi rero hari umuganga w'umuginekologe umuspecialiste twakira abahuye n'iryo hungabana rishingiye n'abagize ihohotera rishingiye ku gitsina bagahabwa serivisi uwahohotewe ahabwa kwa muganga yaba wenda kuba bamurinda gusama inda atateganyije kuba bamurinda kuba yakwandura virusi itera sida kuba bakurikirana n'ubujyanama mu by'ihungabana icyo ni ikindi gice n'ibice bibiri ubujyanama mu by'ihungabana harimo ni service za gynecologie aho tunavura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo no gupima no kuvura gukurikirana abanduye virusi ndibuze gusaba uwo mugabo guhagaze iruhande ankururira iyo mikoro yego yego ubwo rero kuboneza urubyaro ibyo byose ni ibikorwa muri iyo gahunda yo kurinda cyangwa gutanga serivisi kubakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina yego ahantu mugiye mufite ahantu umuntu yakwita amasantere mwakiriramo aba bantu baje babagana wenda nk'uwahohotewe
akaba akeneye ubwo bufasha mu bijyanye no kumurinda inda itateganyijwe cyangwa se indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, uyu muntu aje abagana hehe se abasanga he? Hari centre muhuriraho, bigenda gute? Murakoze. Ku cyicaro cya Raison des Femmes hari ivuriro nk'uko nabibabwiye yitwa Clinique Spécialisée Karame. Duhora twiteguye kubakira, turabitabye ni ukuvuga ko ni karibu turabakira. Iryo niryo ritanga izo service nari nkubwiye haruguru. Uwahohotewe rero yaje atugana hari service zikomatanyije. Iyo service zikomatanyije ni ukuvuga ngo zira service zijyanye na gynecologie no kwita ku wahohotewe zose arazihabwa, ndetse agahabwa ni na service kwihungabana cyangwa se z'ubuzima bwo mu mutwe kuko nazo ziri muri iyo clinique, ndetse agahabwa n'ubufasha mu bijyanye n'amategeko kuko dufitemo n'umunyamategeko ushobora kumufasha kugenda muri urwo rugendo. Muri make ahabwa service zikomatanije. Yego. Twakiriye umushyitsi n'ubundi twatangiye mbabwira yuko turi buze kuba turi kumwe na Dr Chaste Uwihoreye, inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba n'umukozi muri Réseau des Femmes. Mwiriweho neza? Muraho neza. Yego, ikaze mu kiganiro. Cyane. Yego, murakomeye. Yego. Winjiye ndimo mubaza ibijyanye n'imikorere ya Réseau des Femmes, ariko kandi n'ubundi nk'umuntu uhugukiye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ntabwo nabura kukwakiriza ibibazo hano. Ndi bukwakiriza ikibazo, nta bindi ndi bukwakirize. Umuntu uje yakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina, mwasanze ari ibihe bibazo cyane cyane bifite aho bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe akenshi bakunda kuba bafite? Urakoze. Reka mbanze nibaze ubuzima bw'imyororokere. Yego. Ubuzima bushingiye ku myanya myibarukiro yacu, n'ubuzima bufite aho buhuriye hakomeye n'ubuzima bwo mu mutwe. Yego. Ntushobora gukora imibonano mpuzabitsina udafite mu mutwe hateguye. Yego. Ni ukuvuga yewe ndetse hari n'abantu bajya bibaza ariko iriya myanya iba ku mubiri hahandi tuzi cyangwa iba mu mutwe. Yego. Bivuga rero ko hari isano rikomeye kuko ntushobora kubikora utiteguye. Ntushobora kuko umutwe niwo ubigena. Mu gihe rero ubikoze utateguwe, mu gihe ubikoze ku ngufu, mu gihe kuko niryo hohoterwa, mu gihe ubikoze utabishaka, ni ukuvuga ko ahantu hambere hakomereka ni mu mutwe. Mu mutwe, iyo tuvuze mu mutwe ni he? Mu mutwe ndi buvuge ku marangamutima yawe, amarangamutima, ibyiyumviro, uko wiyumva, aho niho hambere hakomereka. Imitekerereze yawe, gutekereza rwose bikanga, bikababara. Noneho bikazagera no ku myitwarire. Imyitwarire ishobora no kubiganisha ku mibonano mpuzabitsina. Hari uhurwa burundu, ukaba ugahurwa umugabo, ugahurwa umugore, yewe hari n'uhubiraho yakabikora mu buryo budafite umurongo. Icyo gihe imyitwarire nabyo bikazamo desordre. Noneho aho kugira ngo abihurwa ahubwo bikaba ingeso irimo na desordre, ikaba ingeso. Noneho reka mvuge n'ibyiciro byo guhohoterwa. Ushobora guhohoterwa uri umwana. Uzumva ngo bafashe umwana w'imyaka 5, 6. Uwo mwana ntabwo aranamenya imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo. Ni ishusho idashobora gusibangana mu mutwe we nubwo afite imyaka 5, 6. Iyo shusho ashobora kuzagera ku myaka nk'iyanjye 40, 50, yashusha akibana nayo. Iyo shusho idashobora gusibangana, urumva kubana n'ishusho yihohoterwa ukuntu no kubana n'igikomere. Ndetse guhohoterwa hari igihe bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni rigari. Ntabwo bivuga reka mbyite kuryamana, guhuza ibitsina gusa, kuko
umuntu abaza kuhohoterwa mu marangamutima amarangamutima niba ari umwana bashobora kugukoraho ashobora kukwereka imyitwarire isa nkaho iganisha ku mibonano mpuzabitsina ashobora yewe no gukora imibonano mpuzabitsina bya bindi ku ngufu urumva umuntu akomereka mu mutwe ariko ashobora no gukomereka ku mubiri kuri ya myanya ashobora no gukomereka ku mubiri ibyo rero ni ibintu bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu bw'uwahohotewe ku buryo bishobora kumuganisha yewe no ku burwayi akaba ashobora kugira agahinda gakabije akaba ashobora kubana n'ubwoba akaba ashobora yewe no kuzagera igihe agira imyitwarire cyangwa no kubana n'abandi bikamunanira ni ingaruka rero zikomeye ku buryo zishobora yewe no kukugeza ku burwayi bwo mu mutwe bukomeye bushobora no kutumugera no kwa muganga ihohoterwa rero rishingiye ku gitsina ni kamwe mu kaga gakomeye kangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'umuntu. Yego urakoze cyane Michel. Twarimo twakira Shaste abitunyuriyemo anatubwira aho ihohotera ryo ku gitsina cyangwa se rishingiye ku gitsina rishobora guhurira n'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko none reka tugaruke kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Impamvu yacyo ubundi mujya kugitekereza cyane ko nahoze mbivuga turimo dutangira ikiganiro ku itariki 16 ngira ngo z'ukwezi kwa 11 ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 12 twari mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Iki kiganiro kirahurira he na Réseau des Femmes? Ese mugitegura mwatekerezaga yuko kiribuze kugira uwuhe musaruro ku buryo umuntu yakwitega yuko hari n'impinduka ishobora kuba yabaho? Murakoze cyane. Dutegura iki kiganiro nka Réseau des Femmes ni imwe mu nshingano zacu nk'uko ari mu bikorwa byo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko kandi tubijyanishije ni iminsi 16 yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina nk'uko mwabigarutseho ku rwego rw'isi muri rusange. Intego yari cyangwa insanganyamatsiko yari igamije ku kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina rikorwa ryifashishije ikoranabuhanga harimo ndetse na biriya bijyanye n'icuruzwa ry'abantu. Ariko mu Rwanda insanganyamatsiko iravugira iti ni twubaka umuryango uzira ihohotera, kuko twebwe ipfundo ryacu, ipfundo ryo kuba twarandura n'imizi yose iri hohotera no gutangirira mu muryango hasi. Rero twabiteguye dushaka gukora ubukangurambaga bugamije cyane gukumira ihohotera rishingiye, ariko by'umwihariko no guha serivisi ikomatanije abahuye naryo. Ariko tugamije cyane gutanga ubwo bukangurambaga bwaguye nk'uko nabibabwiye. Umushinga w'ubuzima bw'imyororokere ari nawo utegurirwamo iki kiganiro ukorera mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo, mirenge 15. Ubwo rero biba bidusaba kugira ngo turenge imbibi, tubwire abanyarwanda bose, tubwire abumva radio disi bose n'ibitangazamakuru, kandi tuzi neza ko bishyikira ku bantu benshi. Ikindi ntari navuze ku bijyanye n'izi serivisi zo ku buzima bw'imyororokere dutanga, ndetse bunafasha mu buryo bwo gukwirakwiza amakuru. Ni dufite hotline umurongo utishyurwa 811 abahuye n'iryo hohoterwa bashobora kunyuraho bakaba bahamagara, tukabaha serivisi. Ashobora gukenera umwe mu bakozi bacu, yaba n'umujyanama n'umupsikologe nk'uko ari hano, ndetse n'abandi batandukanye, ndetse n'ibindi bibazo byo ku buzima bw'imyororokere bagira, kugira ngo babashe gufashwa. Murakoze. Muri uwo murongo twateguyemo iki kiganiro. Urakoze cyane. Mpisengera ikibazo cy'amatsiko ukoresheje ijambo korianta, sinzi ahantu bise bituruka. Mpita nibaza mwabamwe nka Réseau des Femmes ntabwo ari umuryango wa leta, n'umuryango utari uwa leta, ariko byanze bikunze urakorana na leta uko byagenda kose, kuko abaturage ni aba leta n'ab'igihugu. Mwaba hari uburyo mukorana na leta nk'izo za orientation, kuko umuntu ashobora kuba yahuye n'iryo hohotera rishingiye ku gitsina, bikaba biri buze gusaba yuko hari buze kuzamo amategeko, hari buze kuzamo RIB, hari buze kuzamo ibiki kugira ngo abashe no kubona
ubutabera abashe kurenganurwa kuri icyo cyaha yakorewe. Mwaba hari uburyo mukorana na leta, niba buhari mukorana mute? Murakoze cyane. Dukorana na leta cyane kuko abahura n'ihohotera rishingiye ku gitsina bose kandi bakanabitumenyesha banyuze kuri uriya murongo wacu cyangwa se banyuze ku bakangurambaga burungano bacu. Ntabwo ariko bose baza ngo tubahe service kuri Réseau des Femmes. Twese turabizi neza yuko hari Isange One Stop Center kandi nayo itanga service zikomatanyije ndetse yamanutse ikagera no ku rwego rwa centre de santé. Kuko iri hohotera rishingiye ku gitsina tuvuge nk'urugero nk'uwafashwe ku ngufu abakeneye ubutabazi bwihuse cyane. Mu byo dukora bya mbere rero dukora ubukangurambaga kuko tuba twarahuye n'inzego za leta n'izo za Isange, twese tukaganirira hamwe nk'abafatanyabikorwa icyo tugomba gufasha uwo muntu n'uburyo twamufasha mu buryo bwihuse. Ubwo rero tubaranza kubaha amakuru tukigisha nk'abariya b'inshuti z'umuryango bakunda kuba hafi abo bantu, tukigisha abaturage kutazimanganya ibimenyetso. Noneho aho uwo muntu ari aho abitubwiriye naho umukangurambaga w'urungano adusabiye ubwo bufasha, iyo tubona ko ari ngombwa yuko yaza kuri Réseau des Femmes kuri iyo clinique tukamufasha turabikora. Ariko iyo tubona ko akeneye ubufasha bugomba guhita bwihutira kuri centre de santé aho hafi cyangwa kujya ku rwego rw'akarere wenda aho za Isange zikorera ari ibikorwa birenze ubushobozi bwacu, duhita twihutira kumwohereza. Dukorana n'inzego za leta, dukorana n'abandi bafatanyabikorwa na société civile muri uwo murongo kugira ngo ikigamijwe no kugira ngo ahabwe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Yego haba binyuze kuri Réseau des Femmes cyangwa n'ahandi hatandukanye. Hanyuma ugifite mikoro mbere yuko nerekeza kwa Dr Chaste, ihohotera rishingiye ku gitsina twakomeje kurivuga, Chaste yageze n'ubwo asa n'ubikomojeho ariko kubera yuko hari ibindi yararimo asubiza ntabwo yahise abyinjiramo. Ugifite mikoro ndagira ngo mfashe dusobanukirwe ubundi ihohotera rishingiye ku gitsina niki? Murakoze cyane. Ni ikintu gikozwe gute, kibaye gute? Nkuko yabisobanuye yabivuzeho muri rusange, ariko ubundi ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe umuntu, haba ku mubiri, haba mu mitekerereze, haba ku byerekeye umutungo, haba ku myanya ndangagitsina. Impamvu mvuze ku myanya ndangagitsina nyuma nuko abantu benshi bivuze hohotera rishingiye ku gitsina bahita bumva ku myanya ndangagitsina gusa, ariko ni mu buryo bwaguye. Rero iki gikorwa ni kimukorerwa kubera yuko ari uw'igitsina gabo cyangwa se ari uw'igitsina gore, hashingiwe kuri icyo ngicyo. Ukaba wakimukorera nk'urugero ukavuga uti ntabwo ukwiye kwandikwaho umutungo kubera ko uri umugore, cyangwa se ntukwiye gukora ibi kubera ko uri umugabo. Icyo gikorwa iyo gikoze bishingiye yuko ari umugore cyangwa ari umugabo, ariyo mpamvu icyo kintu kibaye, nicyo bita ihohotera rishingiye ku gitsina. Iki gikorwa rero kandi kiba kinyuranyije n'ubushake bwite bwa muntu, bivuze yuko kimuvutsa uburenganzira bwe ndetse kikamugiraho n'ingaruka. Muri makiri hohotera rishobora kuba ryakorerwa mu rugo cyangwa hanze yarwo cyangwa se mu ruhame, ndetse gishobora no kuba cyakorerwa byakorwa mu buryo bw'ibanga. Byose biba bikiri hohotera rishingiye ku gitsina. Ngira ngo yakomoje no ku moko y'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ubundi mu buzima busanzwe amoko amenyerewe yari asanzwe arane, nubwo hagenda havuka n'andi uko iterambere rigenda riza. By'umwihariko rero hari ihohotera rishingiye ku gitsina. Ikinyarwanda ni nkene, muraza gusanga yuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahangaha harimo nirikorewe ku myanya ndangagitsina. Ubundi iryo hohotera harimo gufatwa ku ngufu, iki ari n'icyaha nkuko tuza kubireba tukaza kubigarukaho. Iri hohotera rikorewe ku myanya ndangagitsina ntago bivuze gusa kuba habaho gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo na biriya bikorwa bigamije ishimisha mubiri, bikorwa by'urukozasoni, gukinishwa ama pornography n'ibindi, ibijyanye no gusoma umuntu atabishaka, kuba wamukorakora atabishaka, ibyo byose biganisha gukora n'iyo mibonano mpuzabitsina. Ibyo nabyo ni ihohotera rikorewe ku myanya ndangagitsina. Ari ryo benshi bakunda guhita bafatira muri rusange bakaryita ko ari ihohotera rishingiye ku gitsina nk'igisobanuro. Hari ihohotera rikorewe ku mubiri rero turabizi,
ibijyanye no gukubita no gukomeretsa ibingibi bigaragarira hanze amakimbirane mu ngo murayazi ko hari nagera naho gukomeretsa hari ubundi bwoko rero bujyanye n'ihohotera rikomeretsa amarangamutima iri ntabwo ndi buritindeho cyane Dr Chaste araza kurigarukaho kandi hari n'icyo yarikomojeho ariko noneho hari n'ihohotera rishingiye ku mutungo hani mvuga rishingiye ku mutungo ntago ari gushingira ku mutungo gusa hari n'ihohotera bijyanye n'uburyo abantu babonamo akazi ibintu bizana amafaranga muri rusange yego hakaba hari umwe udashobora kuba wabigiraho uruhare bitewe nuko ari umugore cyangwa ari umugabo muri iyi si ya none rero y'ikoranabuhanga riri kuzamuka ubu riri kuvuza ubuhuha ku mugani nk'uko ni no ku rwego rw'isi bari kuryamagana ni ihohotera rikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ryarindi risibanya rigaragaza amashusho y'ubwambure y'abantu kugira ngo mbyumve neza nyemerera nguhe ingero nk'ebyiri uze kumbwira niba ari ryo cyangwa atari ryo kuko gihe nshobora kuba numva wenda atari ryo tuvuge mfite abana babiri umwe ari umukobwa undi ari umuhungu b'impanga reka mbagira impanga kugira ngo bose banganye imyaka hanyuma umwana w'umukobwa baraniga mu ishuri rimwe babahaye homework umwana w'umukobwa akicara umwana w'umuhungu akicara agakora homework yiwe ariko umwana w'umukobwa nkamwohereza kujya gucyura ihene cyangwa kujya kuziragira nkambwira nijya kuragira ihene icyo gihe nakoze ihohotera rishingiye ku gitsina kubera yuko umwe namuretse agakora homework undi nkamwohereza mu gisambu urakoze cyane by'umwihariko 100% niba ari 150% nibyo ni hohotera rishingiye ku gitsina kuko umwe wamwohereje kuko uvuga uti nuko ari umukobwa ubu yakabaye abakobwa tuzi ko nibo bakora imirimo yo mu rugo mu muco wacu tuvuge bavuga uti wowe bugiye guteka undi agasigara akora homework kandi biga mu ishuri rimwe cyane ko mbere hari nababuzwaga kwiga iryo naryo ryari hohotera ariyo mpamvu twimakaza n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye biba bifite aho bihuriye no kuvuga ngo hari abari barabujijwe ubwo burenganzira ariko tuba dushaka kugarura ariko bikorwa ku mpande zombi kuko n'umwana w'umuhungu umukobwa asigaye akora iyo homework umuhungu akaba ari ugenda umuhungu ukavuga ngo genda ujye kwahira ubwatsi bw'inka nawe waba umukoreye ihohotera rishingiye ku gitsina yego ntabwo nabyumvaga neza je narinzi yuko nyine ubwihohotera rishingiye ku gitsina ari rya rindi ryishimisha mubiri gusambanya umwana ku ngufu cyangwa se no gusambanya umuntu mukuru ku ngufu ariko sinarinzi yuko no kuba wamubuza uburenganzira bwo kuba arimo akora ibi ngibi kubera ko ari igitsina runaka ufite abana babiri twagiye tubibona tunabikoraho amakuru hano ugasanga ababyeyi akana k'agahungu ari nako gato bakohereje kujya kwikorera amatafari ndetse ni nako gatunze umuryango mu gihe mushiki we wako gahungu we yagiye ku ishuri cyangwa se ugasanga biracuritse umwana w'umukobwa bamwohereje gusabiriza ku makamyo y'abanyamahanga mu nce z'uburengerazuba mu gihe uw'umuhungu bavukana we yagiye ku ishuri umwana w'umukobwa yagiye wamushoye mu buraya aha noneho ndimo ndagenda mbyumva neza yuko ihohotera rishingiye ku gitsina atari rikorewe ku gitsina ahubwo ari n'irikozwe mu izina ry'igitsina hanyuma arakoze cyane ni ukuvuga ngo irikorewe ku gitsina ni ubwoko bumwe mu moko menshi y'ihohotera rishingiye ku gitsina yego murakoze cyane nari ntarasoza hari ririya yifashisha ikoranabuhanga ariko hari n'ikijyanye no gucuruza abantu yego human trafficking nacyo ni ikintu kiri gufata indi ntera muri ayo moko ndibaza yuko birevoriwa biragenda bikura nyine none se Dr ko bihise bincanga ayandi mahohotera turasigara tuyita ngo iki ko numva byose birimo bigwa ku ihohotera rishingiye ku gitsina cyangwa n'ubundi byose n'ubundi bigwa hamwe oya ntabwo ihohoterwa ryose ryitwa ihohotera rishingiye ku gitsina kuko mugenzi wanjye abivuze neza amahohoterwa hari ikintu ahuriraho amahohoterwa yose ahurira gushyira umuntu ku nkeke
gushyira umuntu ku nkeke waba uri kumuhohora ku mutungo umushyira ku nkeke waba uri gukora imibonano mpuzabitsina ku ngufu bisaba kumushyira ku nkeke byaba twatwana wajyanye mu mirimo abandi ntubagire hari inkeke wabashyizemo kugira no kumushukisha amandazi n'ibiki ariko za nkeke wamushyize ku nkeke nako kaga gashingiye ku gitsina cye akaba rero iyo kataza kuba kana k'agakobwa ntabwo nari kugashyira kuri iyo nkeke ngo nkajyane kukagurira amandazi ushobora kunshyira ku nkeke kuko ndi umugabo icyo gihe ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko kunshyira ku nkeke atari ukubera bidashingiye ko ndi umugabo bidashingiye ko uri umudamu ntabwo riri bwitwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahubwo riraza kuba irindi hohoterwa tuzi intambara zibaho tuzi ubugizi bwa nabi bundi bubaho umuntu akaba ashobora kuza akagukomeretsa ashaka kukwiba akakugirira nabi ari ikindi agamije ariko atari uko uri umugabo uri umugore uri umukobwa uri umuhungu icyo gihe ntabwo iryo hohoterwa riri bwitwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku gitsina nizo nkeke n'ibyo bibazo ndi bugushyiremo nako kaga ndi bugushyiremo ariko bitewe n'igitsina cyawe icyo gihe rero biraza kubihohoterwa rishingiye ku gitsina nyemerera duhite dusimbuka ku kintu Michel yaravuze mu kanya kijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina ariko ryifashisha ikoranabuhanga ibizwi nka technology facilitated GBV cyangwa se turebe ryo rihagaze riteye rite se umuntu yavuga yuko ari inkeke cyane ko uyu munsi turimo twinjira mu isi y'ikoranabuhanga cyane twimakaje cyane ikoranabuhanga iri hohotera rishingiye ku gitsina ariko ryifashisha iri koranabuhanga umuntu yavuga ko riteye gute rihagaze gute wenda na Michel araza kudufasha Michel mbere yuko anyongereraho ikoranabuhanga turabizi ko ni igikoresho kiri gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi ubu abantu basigaye banakora n'imibonano mpuzabitsina bifashishije ikoranabuhanga ubundi ikoranabuhanga ni iki ikoranabuhanga turabizi ko ni uburyo bukoreshwa navuga technology n'abandi buvuga ikoranabuhanga ariko cyane cyane buri mu byiciro bitandukanye hari ibyo twita social media aho ushobora kuvugana n'umuntu mutari kumwe wifashishije telefone icyo gihe nkuko twahoze tuvuga ushobora gushyira umuntu ku nkeke nifashishije telefone reka nguhe urugero mfashe telefone noherereje umudamu cyangwa umukobwa message yuko mukunda nshaka kutukora imibonano mpuzabitsina aransubije atari ku ibyo bintu simbirimo ibyo bintu ntabwo mbishaka mu kanya nkamumwoherereje indi atari ko ndagushaka rwose nimjora yakangutse nkamwoherereza indi mu gitondo nkamwoherereza indi uwo muntu ndi kumushyira ku nkeke ndi gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina wifashishije ikoranabuhanga mfashe umwana mutoya ntangiye kumwoherereza amamesaje kuri za social media ntangiye kumubwira amagambo y'inkundo kuri za social media n'umwana mutoya ntangiye gukora ihohoterwa mfashe amashusho y'urukozasoni ntangiye kuyoherereza umuntu ntangiye kugira gute ndimo ndakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntangiye nukuvuga ko irya koranabuhanga bwa buryo twifashisha bwo gutumanaho bwo kuvugana bwo gukora mu kanya Michel yavugaga ati yewe ndetse n'igihe witwaza n'ibintu ukavuga uti nyamara
nitutaryamana nzakwirukana ku kazi nkaba ndabimwoherereje na message mujya mwumva bavuga ati tuzahurira aha turangije akazi ibyo byose uburyo uri kubikora wifashishije ikoranabuhanga ni hohotera ushobora no kumbwira utari ko nyoherereza amafoto yawe ibyo byose ni ikoranabuhanga ikoranabuhanga rero ni igikoresho ubu ngubu kiri kuza mu buzima bwacu bwa buri munsi bwaba ari ubw'ubucuruzi bwaba ari ubw'akazi bwaba ari iki ariko noneho by'umwihariko ni igikoresho kiri kubyara ibyaha reka byita ibyaha kuko gishobora no gukoreshwa mu bujura gishobora gukoreshwa mu buhemu ariko by'umwihariko ahangaha kirakoreshwa gishobora no gukoreshwa muri rya hohoterwa yahoze avuga icuruzwa ry'abantu uzi ko akenshi bikoreshwa binyura mu ikoranabuhanga kuri telefone cyangwa se n'urusobe rwa mudasobwa ugasanga abantu ngo bagiye muri Yemen abandi ngo bagiye bisanga bakorewe iryo hohoterwa ibyo byose rero iryo koranabuhanga ubu ni igikoresho kiri kwifashisha cyane mu guhohotera abantu bashingiye ku cyo bari cyo cyane igitsina yamwunganiyeho byose arabivuze pe ariko ndagira ngo tugaruke no mu ngero turi kubona hano mu Rwanda nk'abantu b'abanyamakuru murabizi cyane yuko bira bintu byo nk'urubyiruko benshi basigaye agasaba mugenzi we atinyoherereza amafoto akamwoherereza ubwambure bwe aya mafoto ari gucicikana abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina hari n'ababikoresha nk'iterabwoba bagafata amafoto ya mugenzi we cyangwa amavideo akamubwira ati nibitagenda gutya nutankorera iki ngiki ndahita mbishyira hanze icyo gihe rero buri hohotera rishingiye ku gitsina yifashishije ikoranabuhanga yego ibi byose tugenda tubona bigenda kuri kandi ni icyaha gihanwa mu by'ukuri no gusebanya ni dufite ingero zifatika pe ese nk'iyo murebye mubona ari ubuhe bwoko bw'ihohotera rishingiye ku gitsina ryibanze cyane hano mu Rwanda mubona ari nk'ubuhe riri mu kihe cyiciro cy'abantu wenda murakoze cyane waruvuze nk'iryo koranabuhanga rikoreshwa mu rubyiruko usanga arimo iterabwoba nudakora ibi ngibi ndagushyira hanze nkoresheje ibi byo biri mu rubyiruko no mu bakuru bishobora kuba birimo ariko jye mpamya ko byiganje mu rubyiruko kurusha abakuru ariko turebye muri rusange ni ubuhe bwoko bw'ihohotera rishingiye ku gitsina umuntu yavuga yuko rigaragara cyane mu Rwanda kurusha ubundi singiye kuvuga ngo wenda twakoze ubushakashatsi bwimbitse ariko hari abo dukorana nabo wenda ngarutse kubo dukorana nabo ahanini hari amatsinda y'abakora uburaya hari abakobwa babyariye iwabo hari n'urubyiruko muri rusange ndetse dukorana n'imiryango iyo witegereje mu miryango rero amakimbirane mu ngo iyo uvuze amakimbirane mu ngo ahanini hari ikintu bita ihohotera rikorewe ku gitsina abenshi hari imyumvire bafite yuko bya bindi bagira bati hindukira naragukoye ngira ngo mujya mubyumva hari ikintu abantu bumva yuko umuntu wubatse adakorerwa ihohotera rikorewe ku gitsina kandi mu by'ukuri naryo ribemo ndetse ahanini ugasanga rikunze bitewe n'ibibazo twakira byinshi ugasanga ari ryo ntandaro iza hakabaho irikorewe ku mubiri ariho havamo no gukubitwa akaba ariyo ntandaro iza igakurura n'ibikorewe n'irishingiye ku mutungo rigenda ribyara iryo ryakorewe ku gitsina rikabyara ariko muri rusange mu bantu bubatse bakuru rikorewe ku mubiri n'irikorewe ku gitsina naryo ririganje ariko mu rubyiruko ryo cyane nabo nuko kuko kuba abatwara inda z'abangavu bagenda baba benshi nuko irikorewe ku gitsina ryiganje haba mu rubyiruko ndetse haba no mu bakuze noneho n'aya makimbirane n'izi divorce tubona ku gutandukana kw'abashakanye ibyo byose bituruka kuri ipfundo iryo hohotera rishingiye ku gitsina n'amoko yaryo yose haba uburyo bwaba rikozwemo ubwo ari bwo bwose mu rugo twagiye tuvuga ngize icyo mwongereraho ni gake uzabona ihohoterwa rishingiye ku gitsina rimwe akenshi ruba ari urukomatanye
ntabwo ne etape bikabyara ikintu kinini. Turi kuvuga rikigiye ku gitsina tukavuga reka mvuge ya mibonano, ariko akenshi uzasanga inyuma yaho ihohoterwa rishingiye ku marangamutima. Inyuma yaho uzasanga amarangamutima yajemo, uzabusanga imitungo yajemo. Reka ngo urugero rwa kakana watanze ryoroshye ntabyiye mu ngo. Akana ukohereje gutashya kubera ko ari igitsina runaka. Yego. Icyo ni irya mbere. Ntabwo uzakayohereza utagatuka. Jya kuzana inko wacyohewe. Kazagenda kavuga katubundi se kujya tohereje inosa akaba ari gihe yohereje. Uhita umubwira gutya. Uzasanga ubwo nishingiye ku marangamutima, uzasanga umwe wamuguriye amakaye undi utamuguriye amakaye. Iryo ni ihohoterwa rizanye umutungo. Uzasanga kenshi ari urukomatanya. Niba yararimo avuga ihohoterwa ribera mu ngo, vuga ngo hindukira, hari iryo riri kubera ku gitsina, hari ayo marangamutima, hari ayo magambo mabi uri kumubwira, hari imitungo ijemo, rimwe na rimwe ukanamukubita, ugasanga no gukubita no gukomeretsa bizamo. Ni gake cyane akenshi ihohoterwa riza ari urukomatanye rw'ayo mahohoterwa atandukanye, ari naho biza gutanga ubukana butyaye, bikazageraho za ngaruka zikomeye mu buzima bw'umuntu, bwaba ari ubuzima bwo mu mutwe nk'uko nabivugaga, ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'umubiri, kuko hari n'igihe umuntu yanduriramo indwara z'umubiri zindi zisanzwe, ndetse n'imibereho ya buri munsi. Yego. Dr. ugifite mikoro, tunyuriremo zimwe mu ngaruka z'ihohotera rishingiye ku gitsina ku buzima bwo mu mutwe bw'uwahohotewe. Nubwo wari urimo uvuga uti ashobora kuzakuramo indwara, ashobora kuzagira gute, ariko twinjire mu bijyanye noneho n'ubuzima bwo mu mutwe bw'uyu muntu wahohotewe. Ni izihe ngaruka ashobora guhura nazo ku buryo abantu badatabaye byanamuvira mu rupfu? Ubundi izi ndwara ubuzima bwo mu mutwe, hari abantu batumva yuko bushobora guhitana umuntu, ariko je niba nagize ibibazo mu mutwe bituma wenda ntabasha kumenya aho ndi muri kano kanya bitewe n'ihungabana nagize, nindamuka nkandagiye kuri esikariye nabi bitewe nuko nyine nataye uwo mutwe, niba nabivuga gutyo, ngahusha ngakubita umutwe hasi ngapfa, njyewe ntabwo mbara yuko ari iyo esikariye inyishe. Njyewe nkasumana imbibara nkaho ari cya kibazo cyo mu mutwe nari nagize mbere, no kuvuga nagiye kugera kuri iyo esikariye hari ikibazo nabanje kugira mu mutwe. Ibi bibazo byo mu mutwe ntabwo bikunze kugaragazwa nk'ibishobora guhitana abantu, ariko mu buryo bw'igihe iyo birebye usanga bishobora guhitana abantu. Hanyuma turebe nizihe ngaruka zihohotera rishingiye ku gitsina ku buzima bwo mu mutwe rishobora no kugera aho ngaho narindimo mvuga mu gihe byaba bidakurikiranywe. Mukanya nabikomojeho, ariko ihohoterero rishingiye ku gitsina ni kamwe mu kaga gakomeye umuntu ashobora guhura nako. Ubundi mu buzima umuntu ashobora guhura n'akaga, ariko ni kamwe mu kaga gakomeye gatera ihungabana, nk'uko tuvuga intambara, nk'uko tuvuga aksida, nk'uko tuvuga guhura n'urupfu. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero ni akaga. Akaga rero ikintu cya mbere gatera ni ihungabana. Ihungabana rero ni uburwayi bukomeye bwo mu mutwe, kuko ihungabana rihita ryangiza imitekerereze yawe, imyemerere yawe, imireberere yawe ya muntu, ndetse n'ibyo wateganyaga ugasa nk'uhagaritse ubuzima. Icya mbere ni ihungabana. Iyo uhungabanye bikurikirwa n'agahinda gakomeye, icyo bita major depression. Iyo agahinda gakomeye kaba gashobora no kukuganisha kwiyahura. Ubu ngubu wisugera kuri cya kindi ni esikariye, ariko gishobora no kuvamo no kwiyahura. Kwiyahura abantu bari gutekereza yewe no guhindura imvugo yabyo, kuko hari igihe umuntu atekereza ko yiyishe. Ntabwo umuntu yiyishe, ahubwo umuntu yishwe n'uburwayi. Nabwo bwaturutse kuri ka kaga navugaga. Ubwo rero ka kaga gateye uburwayi bukomeye buri kuganisha ku rupfu. Aho ni aha kabiri. Ha gatatu, ingaruka ya gatatu ni uko umuntu
ashobora guhagarika ibitekerezo by'ubuzima bwe, nicyo nkunda kuvuga gupfa uhagaze. Gupfa uhagaze ni igihe wa muntu twabonaga yari afite ibitekerezo byo kwiteza imbere byahagaze, yari afite iki agatangira kugira imyitwarire mu kanya bavugaga abantu bashobora kwishora mu busambanyi agahinduka umusambanyi atariwe, ashobora kwishora mu biyobyabwenge agatangira kunywa ibiyobyabwenge, ashobora kwishora mu nzoga. Icyo gihe urumva ko yatangiye gupfa ahagaze, kandi biturutse kuri rya hohoterwa yakoze. Yewe ashobora no gutekereza ku bitekerezo byo gukora ibyaha, byo kwihorera, byo kuhemuka, byo kuba ati uyu muntu wamemukiye nanjye nzamugira uko yagize cyangwa nzabigira uwe. Urumva ko yangiritse mu buryo bw'imitekerereze, yangiritse aravuga ati arampemukiye ariko nanjye nzamuhemukira. Ashobora guhurwa cyangwa se mu kanya nabivugaga, cyangwa se akagira exe cyangwa sinzi uko ndi bubivuge, akishora muri ibyo bintu mu buryo bw'akajagari, mu buryo bwa desordre. Niba ahuzwe rero umva ko atazubaka umuryango, ndetse akaba ashobora no kushaka, yagera mu rugo kubaka urwo bikamunanira, yagera mu rugo kugira ngo yubake umuryango, akore imibonano n'uwo bashaka bikanga. Icyo gihe urumva ko bimugizeho ingaruka zikomeye. Ariko bishobora no kumukururira indwara z'umubiri, kuko buriya umubiri n'umutwe ni ibintu bifatanye. Hari izo ndwara zishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko hari n'izindi ndwara zishobora kuza kubera ko warwaye mu mutwe, ubu wagize ibibazo. Ubu hariho gahunda yo kureba aho indwara zitandura za diabete, za pressure, umuvuduko, zishobora guhurira n'ubuzima bwo mu mutwe. Rimwe na rimwe ubuzima bwo mu mutwe bukaba bwatera izo ndwara, cyangwa se n'izo ndwara zikaba zatera byo mu mutwe. Urumva rero ko kaga niyo nkomoko ya mbere, urumva aho karimo kaganisha. Ndetse twavuze ko ni byinshi, hari igihe biza n'ibikomere byo ku mubiri bishobora gutera kuzamwe izindi ndwara zikomeye za kanseri n'ibindi. Tuzi abantu bagiye bahura n'ihohoterwa ryo ku mubiri, ryo ku gitsina, bakazisanga barajemo izo ndwara zikomeye zidakira, za festura, za kanseri. Ibyo byose ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni ikintu kibi, ni akaga gakomeye uba uri gushyira mu muntu, ndetse bishobora kumukurira urupfu nk'uko maze kubibabwira. Urakoze cyane. Michel, amategeko ateganya iki ku cyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina? Muri rusange rero amategeko, by'umwihariko itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange, muri iryo tegeko harimo amategeko ahana abakoze ihohotera rishingiye ku gitsina mu rwego rwo kurengera abarikorewe. Nabaha nk'urugero wenda ku bijyanye n'umuntu no gufata ku ngufu, rigena no gusambanya ku ngufu, gufata umwana ariko birigena igifungo cy'imyaka 10 kuzamura kugeza kuba cyaba n'igifungo cya burundu, bitewe. Ubwo mvunaguye icyo ni kimwe. Ariko kandi hari uwahohotewe, hari uburenganzira cyangwa se ibyo yemererwa, bimwe binari no mu iteka rya Minisitiri w'ubuzima, ariko no muri iyo n'ingingo y'125 muri iryo tegeko rigena ibihano n'ibyaha muri rusange, harimo ikintu kiganisha ku kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda. Icyo aho kiganisha ushobora kumva ari ugukuramo inda mu buryo busanzwe, ariko biba byatewe n'ibibazo bituruka ku ihohotera rishingiye ku gitsina. Muri izo ngingo zimwe muri izo ni ukuba
ari umuntu ari umwana amategeko agena umwana nk'umuntu uri munsi y'imyaka 18 Chaste yigeze kubigaruka avuga ati hari n'ibyiciro by'abarikorerwa nk'umuntu yari umwana mu by'ukuri ntabwo ari umuntu wifatira icyemezo ni ukuvuga ngo ni ukumufatirana mu rwego rw'ishimisha mu biri ryawe cyangwa mu bundi buryo muri ariya moko yose atandukanye kuba rero umuntu ari umwana nimwe muri iyo mpamvu ishobora gutuma bashobora kuba bamukuriramo inda mu buryo bwemewe n'amategeko mbega ntaryozwe icyo cyaha ubwo icyo ni kimwe cyarinda nibura izo ngaruka ziza ku wahuye n'iryo hohotera. Nyemerera nkubaze iki kibazo nubwo kitari ngombwa. umwana bamuteye inda ari umwana ariko akavuga ati giye umwana wanjye ndashaka umubyara ariko wowe mubyeyi ukabambuka uvuga uti hoya rwose igihe ntikiragera ukeneye kujya ku ishuri inda igomba kuvamo ngomba kukujyana kwa muganga inda ikavamo mu buryo bwemewe n'amategeko uyu mwana ntahotera abakorewe muri make we yashakaga umwana we muri make twavuga ko wenda abarikorewe yego ariko nanone amategeko aramurengera yego kuko we ntaragira ubushobozi ubundi tugiye kwitekerereza hari itegeko ry'ubuvuzi ryaje vuba aha ngaha ubundi imbere umuntu iyo yabaga ari umwana munsi y'imyaka 18 yagombaga guherekezwa n'umubyeyi kugira ngo ajye gukurirwamo inda mu buryo bwemewe n'amategeko yego cyangwa se undi umwishingiye babana ubu ku myaka 15 ashobora kwifatira icyemezo atagombye guherekezwa n'umubyeyi cyangwa undi umureberera mu byemewe n'amategeko gusa nubwo bavuga ko ari hohoterwa arengerwa n'amategeko kuko icyemezo cya nyuma cyifatirwa n'umwana ubwe ku giti cye ni ukuvuga ngo umubyeyi abishaka umwana atabishaka icyemezo cy'umwana nicyo cyemewe n'amategeko gusa tukareba no muri mu zindi ngengo mu zindi mpande zitandukanye umwana nawe abagikeneye kurerwa gukura bisaba rero yuko bidakuraho inshingano za kibyeyi n'ubundi umubyeyi abakiri umubyeyi niwe kuko niyo tuvuga n'ibyo byo gukuramo inda mu rwego rwemewe n'amategeko buriya hari icyo bisaba umubyeyi agomba kuhaba kuko hari ibikenewe kondora uwo umwana ntarakora akazi ngo agire amafaranga amutunga agira iki bivuga ngo n'ubundi umwanzuro wifatirwa n'umwana ariko byakabe byiza uganiriweho n'umuryango kuko hari ibyo baba bafatikanye aha mpise nkumva cyari ikibazo ntari narigeze nanatekerezaho kiraje mpita mbyumva uranabisobanurira ndabyumva tuvuge umwana afite arashaka kujya kurara abyinana n'abandi wenda kuri Noheli muri gara runaka arashaka kujya kubyinana n'abandi nijoro ni uburenganzira bwe rwose kujya kurara yidagadurana n'abandi ariko nkawe nk'umubyeyi umurera wa mwana ureberera wa mwana ushobora kuba urimo ureba ukabona hahandi ari bujye hari bubi ibibazo runaka arahahurira n'ibindi bibazo birimo wenda ibiyobyabwenge birimo imogi cyangwa se n'amayoga wowe ukavuga uti wa mwana we washakaga kujya hano ariko ntabwo mbikwemereye ngerageje kubihuzana gutyo ngira ngo mbyumve neza kuri kiriya kintu nakubajije umwana afite uburenganzira uko mbyumvise afite uburenganzira bwe nibyo ariko umubyeyi afite uburenganzira n'uruhare runini mu burere bwa wa mwana hanyuma mbere yuko twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu wenda twari tuvuze icyo kimwe mu byerekeye nyemera nibutsa abantu telefone ni 0788 7918 niba hari ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu cyangwa se inyunganizi ni karibu ibitekerezo byawe biremewe yego wakomeza twari turi mu rwego rw'amategeko n'ubundi ku muntu wakorewe ihohotera wafashwe ku ngufu muri rusange wakorewe ihohoterwa rikorewe ku gitsina uwo nawe wafashwe ku ngufu yemerewe kuba aramutse abona ari ngombwa yego kuba yasaba iyo serivisi yo gukurirwamo inda mu buryo bwemewe n'amategeko byose biragaruka ku ihohotera rishingiye ku gitsina wagaruka noneho kuba bafitanye washyingiranyijwe n'undi nk'umugore n'umugabo bikozwe ku gahato nawe biremewe noneho ikindi noneho n'uwakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina n'uwo bafitanye isano rya bugufi nibura kugera ku gisanira cya kabiri ikindi cya nyuma rero cya gatanu nuko
ubuzima bw'umubyeyi n'umwana twite bwaba buri bigaragara ko bwaba buri mu kaga mu rwego rero hari nk'abakubita abo bashakanye batwite ugasanga wenda hagize ikibazo gishobora gutuma byanamuviramo urupfu mu gihe cyakorwa rero kugira ngo babe batabara uwo mubyeyi cyangwa baba batabara umwana cyose kirakorwa yego murakoze itegeko ribiha rugari mu rwego rwo kugira ngo n'uwahohotewe nawe abashe kuba hari bimwe mu ngaruka yabasha kwirinda byiyongera kuri za serivisi n'ubundi zitangirwa kwa muganga haba kubarinda gusama wenda kuba bakwandura sida muri ya masaha yagenwe ni muri urwo rwego mbega amategeko abirebaho ariko tunibutsa yuko biracyari mu itegeko rigena ibyaha n'ibihano muri rusange Réseau des Femmes rero cyakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo rizabe itegeko ryihariye kandi rikomeze no kunonosorwa kandi twizera yuko bizagerwaho ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda n'abandi bafatanya bikorwa murakoze 0788817179 ni telefone yacu niba hari ikibazo cyangwa se inyunganizi ushobora kuduhamagara ukadusangiza ibitekerezo byawe hanyuma Dr. Chaste uwahohotewe akwiye gufashwa te kongera gusubira mu buzima busanzwe urakoze nyemerera ndabona hari umuntu urimo komanga tumwakire mwiriwe neza waragiye 0788831718 mwiriwe neza yego wakomeza hari buzire turamwakira yego gufasha wahuye n'ihohoterwa cyangwa wakorewe ihohoterwa yego ni ibikorwa bikorwa ku buryo butandukanye yego navuga ko icyambere agomba gukorerwa no gusubizwa agaciro agasubizwa ubumuntu ndabona ku murongo wa telefone hariho umuntu tumwitabe mwiriwe neza tenalo mwiriwe ntabwo turimo twumvikana yego urihangana ndimo ndagucamo iminota yagiye nari ndimo mvuga ko agomba gusubizwa ubumuntu ndetse akabanza no guhabwa ubutabera ubutabera ni ikintu cy'ingenzi kuko gituma yumva ko yagiriwe akaga ariko ntabwo ari ubutabera gusa agomba no guhabwa ubuvuzi bwabo ubuvuzi bw'umubiri kuko abashobora kuba yagize ibikomere ku mubiri ariko n'ubuvuzi bwo mu mutwe kuko nabivuze arakomereka cyane arangirika mu mutwe hanyuma icya gatatu agomba gufasha gusubizwa mu buzima mwiriwe neza mwiriwe neza yego Maurice uherereye he mu karere ka Rubavu nashaka kubaza uwo mutumirwa yego niyo umwana wakorewe ihohoterwa ryo ku gitsina ari umuhungu akarikorezwa n'igitsina gore kimurusha imyaka gifite imyaka y'ubukure yego igitsina gore kigasama hanyuma ubwo ugasanga nk'uwo muhungu ntabwo ashaka kugira umwana kuri iyo myaka we afashwe iki baraje bagusubiza urakoze cyane ikibazo cye umwana w'umuhungu yahohotewe hanyuma atera inda wari we wahohotewe arangije atera inda umugore mukuru kandi umwana w'umuhungu aragira ati jyewe ntabwo iyi nda nyishaka ese bizagenda bite ikibazo cya Maurice murakoze cyane Maurice abashije ikibazo cyiza birumvikana koko nk'uko twabivuze ntabwo ihohotera rikorerwa abagore gusa ahubwo kuri iki gihe bisigaye byeze hari n'abahungu bajya kuryamana n'abagore bakuze kugira ngo babahe amafaranga ariko noneho we icyo kiratandukanye nuko we yafashwe ku ngufu niko abivuze none niyo nda ntayishaka nta mwana ashaka ariko si uyitwite mu rwego rw'amategeko rero nk'uko nabivugaga kuri biriya bijyanye no kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda bigenwa n'uyitwite kugeza kuri iyi saha nta kindi tuzi cyakorerwa uwo mwana w'umuhungu udashaka iyo nda cyane ko
atari ugitwite yego ariko ashobora kwanga wenda kujya kuburana ku bijyanye no kuba yakwiyandikishaho uwo mwana. Ni muri urwo rwego rero wenda nshobora kuba ntari bumuhe ibisubizo byimbitse ariko natwe tuzakomeza kugisha inama kuko iki kintu bisa nkaho ari gishyashya. Ariko uyitwite ahanini niwe ufite uburenganzira ku bijyanye n'ibyo, ariko ari umuhungu wahohotewe ahubwo ku kijyanye no kuba yakwiyandikishaho bamwandikaho umwana cyangwa n'uburyo bwo kuba bamusaba no kuba bamusaba, kuko nyuma ashobora no kuzamusaba wenda ibitunga umwana kandi wenda atiteguye bitakunda. Ibyo ni ibyarebwa mu mpande zitandukanye n'ubwunganizi no mu mategeko. Murakoze. Ni munyemerere nakira undi muntu umwe kuri telefone hanyuma twerekeze ku musozo w'ikiganiro. Iminota yo yamaze kugera, ndabona kuri 0788 31 79 18 twakira umuntu. Ntawe uriho shase wari urimo tubwira ariko ndabona yaje. Mwiriwe neza. Tenaro. Wiriwe. Hello. Waragiye ntiyari yanamenye yuko twamwakiriye ariko uragaruka kuri 0788 31 79 18 ndakwakira. Tenaro. Hello. None. Hello. Ndakumva. Shase twerekeze ku musozo utunyiriramo bya bindi wari wasubitse by'uburyo wahohotewe akwiriye gufashwa ariko ukoreshe nibura nk'umunota umwe. Nkoresheje umunota umwe reka mpere ku kibazo cy'uriya mwana wahohotewe ari umuhungu. Icyambere ni ukugana ubutabera. Nicyo cyambere cy'ingenzi kuko ibyemezo byose bifatwa ku nyungu z'umwana. Iyo ubutabera bwahageze hakaba utwite ushobora gufata ibyemezo mu gihe ariko n'ubutabera bwa bushobora kumurenganura ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari nacyo cyiciro nahereyeho cyo gufasha uwahohotewe kubona ubutabera. Nari maze kuvuga ubuvuzi bw'ubwoko bwose bwo mu mutwe n'ubw'umubiri, ariko nkanasoreza gusubizwa mu buzima kuko buriya iyo umuntu ahohotewe aranyeganyega arajegajega mu buzima bwe. Niba yari umunyeshuri hari igihe avamo, niba yari mu kazi hari igihe akahagarika, niba yacuruzaga hari igihe abihagarika, arongera rero agasubizwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Hanyuma urwo rukomatanye rero rw'ubufasha nirwo rumufasha gusubira mu buzima. Urakoze cyane. Michel, twerekeza ku musozo, abaturage barasabwa iki mu rwego rwo guhangana n'iri hohotera rishingiye ku gitsina twarimo tuganiraho uyu munsi? Murakoze. Abaturage barasabwa gutanga amakuru bakagaragaza uwahohotewe ndetse bakabikora hakiri kare, bakabasha no kubungabunga ibimenyetso. Ikindi ni uguhanahana amakuru ajyanye n'uburyo iri hohotera ryakwirindwa. Ikindi uwahohotewe mu gihe ahohotewe nta kubitinza kuko byongera ibyago, ahubwo n'ukugana aho bamuha service. Mbibutsa ko na Réseau des Femmes itanga izo service, haba gutanga amakuru n'ubujyanama ndetse haba no gutanga service z'ubuvuzi bukomatanije. Ndetse uzagira ikibazo kindi cyaba kirenzeho cyihariye, umurongo wacu 811 iyo hotline ihora yiteguye kubakira kugira ngo tubashe kubaha service inoze. Ndetse n'abatabashije kubariza hano uwo murongo bawuhamagara ubu ufunguye mu masaha y'akazi rwose, tukabasobanurira tukabafasha, haba abakeneye service haba abakeneye ubujyanama. Murakoze cyane. Bazarama Marie Michel, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri Réseau des Femmes, ndagushimiye cyane ku kiganiro kiza tugiranye. Murakoze. Dr. Chaste Wihoreye, inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba umukozi muri Réseau des Femmes, nawe ndagushimiye ku kiganiro kiza tugiranye. Murakoze namwe. Yego. Ni ikiganiro cyateguwe n'umuryango utari uwa leta Réseau des Femmes binyuze mu mushinga w'ubuzima bw'imyororokere witwa SDSR Rwanda.
ihohotera sinzi niba mbivuze neza ariko iki kiganiro kikaba cyarateguwe muri gahunda z'ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina bukorwa buri mwaka kuva ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Je mwabanye mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa Asmani Twahirwa. Gahunda n'ibiganiro byacu birakomeje, mukomeze munogerwe nabyo. Radio 10 since 2004. Since 2004.